Hello bakunzi ba BMOG official, mbahaye ikaze. Nk'ibisanzwe ni Claude, nkaba umuyobozi wa BMOG official. Uyu munsi rero reka dukomeze n'igikorwa cyo kwiga uburyo twakoresha telefone zacu tuzisobanukirweho byinshi bitandukanye. Icyo ugomba kumenya nuko ibyo computer ishobora gukora na telefone 80% ibasha nayo kubikora. Ahubwo ikintu cya mbere ni amakuru, ukamenya uburyo wabikoramo, ariko ibyinshi rwose irabikora. Reka uyu munsi rero twige uburyo ushobora gukora application, applyinga ku mwanya w'akazi unyuze kuri Mifotra, kuko imyanya myinshi ya leta inyura kuri Mifotra. So rero n'abatinde reka mbatangize video y'uyu munsi. Icyo uzakora, uzajya kuri browser ukoresha. Abantu benshi bafite telefone bakunda gukoresha iyi browser ya Chrome. Natwe rero niyo tugiye kunyuraho, ariko browser iyo ariyo yose waba ufite irabikora. Reka twemeze kuri Chrome. Turangiza turajya hano hejuru kuri search. Twebwe bise bifunguka urubuga rwa Mifotra bise rufunguka, kuko n'ubundi twahoze turiho, ariko reka duce hano hejuru kuri search, twemezeho dusacinge, uzandikamo ngo Mifotra. Numara kwemezaho ukande search. Numara ukanda search uzabona byinshi, ariko uziyizire hano hejuru. Ubwo uzahabwirwa n'iki aho uzaca? Uzahabwirwa n'aka kamenyetso uri kukabona. Iki nicyo kirango cya Mifotra. Hanyuma making sure ko handitseho ibingibi uri kubona. Numara kubibona, ubwo uzahita wemezaho, hazafunguka gutya. Yes, twebwe rero reka mbere yuko mbere ku buryo ushobora gukora applyinga, reka nkwereka aho uca ufungura account nshyashya ku buryo wayifungurira. Uzaca hano hejuru handitse register. Numara kuhaca, ubwo ubaye ufite account uzinyurira hano kuri login. Ariko reka tubanze turebe uburyo wakora register. Reka twemeze kuri register, nyine uburyo wafungura account. Urabona bahise bakuzanira utuntu dutatu. Akambere ni akangaka, aha no gushyiramo nimero y'indangamuntu, aha kabiri no gushyiramo email, aha gatatu no gushyiramo inimero ya telefone ushaka ko bazajya bakohererezaho ubutumwa igihe nyine hari impinduka zabaye ku myanya wapurayinzeho, kuri post wapurayinzeho. Reka dushyiremo rero nimero y'indangamuntu. Rero ngiye ko nsanzwe mfite account, ntabwo ngiye byakunda, ariko wowe uzashyiraho inimero y'indangamuntu yawe. Numara kuyishyiraho, izasacinga kuriya, barimo kuverifyinga inimero yawe y'indangamuntu. Ariko twebwe nta gutinda, reka bira tubyihoreye, kuko njye nimero yanjye y'indangamuntu narayikoresheje, nsanzwe mfite account. Urabona ko verification yanze, ariko twebwe reka twikomereze n'aha kabiri. Uzashyiramo email yawe. Numara gushyiramo email, ushyireho inimero ya telefone. Nurangiza byose inimero y'indangamuntu niba bamaze kuverifyinga, uzabona hano hantu aha hahinduye ibara ku buryo ushobora kuhakanda bigakunda. Nge ntago byakunda ko verification y'inimero y'indangamuntu yanze. Hanyuma uhita ukanda next, hanyuma account yawe uzakurikiza amabwiriza uyifungure. Ariko kuri iyi nshuro ntaragenda, ubwo igikurikiraho urabona bahita bakora verification ya email. Ibingibi ubona hano, ubukurikiyeho bagakora bakaguha uburyo ushyiremo password ya account yawe. Kuri ibingibi ahanga nyine niho
bazaguhera ibintu by'ama password n'iki, hanyuma account yawe ube urayifunguye. Reka rero dutekereze ko account wamaze kuyifungura yabaye verified kandi imeze neza. Kugira ngo rero ukore login n'ubundi nk'ibisanzwe uzaca muri za nzira ufungure browser yawe, nurangiza ibi byose byose umara kubikora uzahita wizira hano unyure kuri login. Numara kunyura kuri login uzemezaho login. Ngiye nababwiye ko account nsanzwe nyifite. Uzaca hano kuri login, ngewe reka nshyiremo email yanjye na password. Ngibi byagezemo, hejuru ni email, hasi ni password, noneho ukande login. Hanyuma icyo bazakora uzahita ubona, nuba ukimara kuyifungura ntago uzabona byose bimeze bitya. Ngewe nuko nabishyizemo, hari aho ucuke ugashyiramo nimero y'indangamuntu, nanone wenda tuzabisobanuraho, ugashyiraho aho wize, indimi uvuga, niba ufite ubumuga, niba ubana n'ubumuga, byose ukabishyiraho, ugashyiraho aba referrals cyangwa babandi baba bakuzi bagufiteho amakuru. Hasi ibingibi byose ntabwo byo nabishyize byo hasi, experience na certificate na publication, ibi byo ntabwo nabishyizeho. Niyo mpamvu ubona ko ntuza yanjye yuzuye ku rwego rwa 67%. Yes. Hanyuma ariko ntacyo biba bitwaye, iyo yuzuye kuri uru rwego uba wemerewe kwa applyinga. Rero kwa applyinga bimeze bite, ubigenza ute? Ibiriya byose iyo umaze kubyuzuzamo, iyo utarabyuzuza biramaze kwereka, iyo utarabyuzuza biriya bya identity, education, language, disability, biriya utaramara kubyuzuzamo ntago kwa applyinga bishoboka. Ariko twebwe ko twabyujujemo, ubwo nabyo tuzareba uburyo ushobora kubyuzuzamo. Reka noneho nkwereke uburyo ushobora kwa applyinga wamaze kubyuzuzamo, uburyo ushobora kwa applyinga. Reka ndebe ibijyanye na education yanjye. Yes, mbonye umwanya ujyanye na education ifite cashier. Kuko urabona iyi systeme ya iyi urubuga bararuvuguruye cyane ku buryo hano haba hariho igihe post izamara isigaje kugira ngo ibe ikuwe kuri uru rubuga. Urabona hano nkuko ubibona ni iminsi 6, amasaha 6, iminota 31 n'amasegonda 31. Urabona aya masegonda ko ari kubara amanuka asubira hasi, bivuze ngo bigenda bimanuka kugeza ya minsi koko 6 irangiye, ubundi post bakayikura ku rubuga. Hanyuma rero tudatinze reka twa applying. Icyo uzakora uzakanda hano handitse ngo apply. Yes, numara kuhakanda hazafunguka hameze gutya. Ndabona network zanjye ari nkeya. Network zanjye ni nke. Reka yes, ndabona bikunze. Hanyuma iyo wemerewe kwa applyinga, mbega wujuje ibisabwa, iyo wujuje ibisabwa uhita ubona hejuru handitseho ngo you are qualified. Iyo utemerewe nabyo baba babishyizeho. Icyo ukora rero, icyo ukora, urabona hano ibintu by'ama requirement. Urabona ibintu by'ama requirement, urabona ama certificate ufite n'ibindi byose. Urabona akenshi hejuru banditseho ngo you are qualified, bivuze ngo hano biba byuzuye. Certificate ufite cyangwa diploma ufite cyangwa degree ufite biba bihura n'ibikenewe. Hano rero bakaguma bakwereka n'ibindi bintu ugomba kuba wujuje. Icyo ukora rero uhita
iyo ubonye bihura nuko ubishaka uhita ukanda hano hantu handitse ngo apply now. Yes, reka tuhakande. Bahita bakubaza gutya, are you sure you want to apply on these positions? Yes, iyo ubonye uri bukaprayinge, uri buhite ukora application, uhita wemeza hano apply, ukemezaho, ubwo urategereza, hanyuma hejuru abona uko bakubwiye application submitted successfully. Ngira ngo urimo urabibona kari akantu ko hejuru kaje, ahangaha uba wamaze kwa applyinga. Icyo ukora uhita ujya hano handitse applications, my applications, ukemezaho kugira ngo iyo kwa applyinga birangiye n'ubundi bitabiza ku rutonde rw'ahantu wagiye wa applyinga. Urabona ko uko na applyinga ahantu henshi, urabona hano nahakoze ibizami, iyo wabaye shortlisted n'ubundi barabigaragaza. Yes, ariko ngiye uko nahakoze ibizami dore amanota. Iyo utaraba shortlisted n'ubundi biba bikimeze gutya. Yes, iyo utakoze ikizami nabyo hari uko bandika, usibye ko aho ntakoze ibizami nahahayidinze. Yes, ntago wapfa guhita ubibona ariko narahahayidinze. Yes, nuko nguko rero bikora. Ntukajye wirirwa uzenguruka ujya guhiga ababigukorera ngo nuko bafite computer. No kuri telefone yawe rero wabikora, ntukigore rwose. Ufite smartphone n'ibindi bintu byinshi wakora, ni byinshi. Hanyuma niko kanya nyine natwe dufashe ko kugira ngo tubibasobanurire ntibikirwe bibagora rwose, kandi tuzakora n'izindi video nk'ebyiri cyangwa eshatu zo kugira ngo mubisobanukirwe kurushaho. So rero video zacu nakagaruka. Iyi ni BMOG official. Iyo umaze rero gusura urubuga rwawe, ubu n'ubundi uhita uca ahangaha ni kuri menu kugira ngo ukore logout. Kugira ngo ukore logout, kugira ngo uri kubibona, kugira ngo ukore logout, kugira ngo hatagira umuntu ukoresha telefone yawe mu buryo butari ngombwa maze akagukorera amakosa. So rero video zacu nakagaruka. Iyi ni BMOG official. Video zacu nakagaruka. Thank you for watching. Kandi umwanya wawe uduha tuhesha agaciro, natwe tukugezaho ibintu byiza. Rero kora subscribe kugira ngo utere inkunga, n'ubundi nta mafaranga tuba tukwaka yo kuba tugufashije kugira ubumenyi, ahubwo twebwe icyo tuba dushaka niyo subscribe. Ni subscribe yonyine tuba kwishakira, ni subscribe gusa, ni subscribe. Yes, subscribe niyo yonyine tuba dushaka, nta kindi. Ukande like niba wakunze video, ukore na share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo babirusheho kubimenya. So rero video zacu nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde. Hasta la vista.